Uwiteka wasezeraniye abarundi ngo mbahaye perezida. Ukuri kw'iyampamagaye birashitse. Iby'ubuhanuzi biraheze, iby'ibiyago biraheze, iby'imipyinato biraheze, ubu tuvugana iryavuzwe riratashye. Data wasezeraniye umurundi n'umurundikazi. Igihugu mwumvise mu buhanuzi, igihugu mwabwiwe mu mwemu, kibonetse mu mubiri. Ninge wa nyuma Profete Generali Marite uri kuvugishwa, wahawe misiyo. Kuko perezida uyu munsi si uwa mbere, bamwe basozereye binjiye ku munsi wa kabiri. Perezida Neva ashigaje iminsi ingahe? Wibaza, ashigaje iminsi ingahe? Wagize ngo hasigaye iki? Munyemerere nari nihenze, ngiye ntasenze, nyine hari ukuntu wumva bibira, ariko ntataza kuzamo jye cyangwa n'ibindi cyangwa n'abandi. Data bari gutangira anasoza. Yego, haleluya. Ndakwinginze mwami Yesu, tutaravuga waravuze, tutarahanura wari warabihanuye, tutarerekwa warabirebaga. Ndagushimiye ko isezerano ryawe urisohoje. Haleluya. Igihugu watoranyije, igihugu wemeye ugasezeranira abarundi ko ukibaronkeje. Icyubahiro ni cyawe Data. Rero uduhe kukivugira iburyo no guhamiriza iburyo bwawe mwami Yesu. Ntabitwe, ntabe uyu mubiri cyangwa isi cyangwa Satani, dutangiye tunasubitse. Uwiteka ubane natwe ibihe byose. Amen. Igihugu cy'u Burundi cyaruraga, ariko nabonye marayika Uwiteka kurya Eliya, Neriya, Elisa. Kurya Elisa yafashe umunyu akanyanyagiza mu mazi, akajugunya mu mazi umunyu, ngo uburure bukavamo, ubusharire bukavamo. Uko niko Uwiteka yafashe umunyu awumena mu gihugu cy'u Burundi. Irihishurirwa, niyo mpamvu natangiye mvuga ngo abapinga bapinge, abarwana barwane, ariko nta kibuza abayuda gutabara. Iratabara, iratabara, obyemera utobyemera. Iratabara, iratabara, obyemera utabyemera. Erega Imana irumva, erega Imana irumva, erega Imana irumva. Iyo dusenga iratwumva, erega Imana ihindura ibyanze guhinduka, bigira bigendene. Nziririmbye vuba vuba kubera nta mwanya, ariko izo zose ziri kududubiza ko Imana ikoze igitangaza. Marayika rero, hano hari umururazi wicaga muri iki gihugu. Hari Satani warumbyaga, wangirizaga, wicaga, washimutaga, ariko umunyu witwa Kristo, wa munyu wo kwa Elisa, Imana iwutaye muri iki gihugu. Temba temba hageze. Ntabwo ndirimbye nk'uko imyigaragambyo yaririmbaga, ariko buno tuvugana uje kwimika asha, ndimo ndamureba, ndimo ndamwumva, ndimo ndabibona. Genda umuhanuzi nitwa Profete Generali Marite. Iyi ni Imbabazi TV 3. Narasaze rwose, narasaze, mwihangane. Ariko Bibiliya iravuga ngo Mwuka Wera n'umuyaga ntawe uzi ibara rye, ariko ahuha uko agomba. Kandi ntabwo nasaze ngutuka cyangwa ngo nkubwire nabi, ariko ndavuga igihugu nabonye mu mwuka. Ugira ishyari, ishyari ryicubuza ubwenge, umujinya ukica umupfapfa. Uburundi Imana yavuze, ndahamya Data wa Aburahamu na Isaka na Yakobo. Hindura ibyanze guhinduka. Imana n'umwami wa Yesu Kristo namwe mu yera, habayeho ibidasanzwe.
Dawidi, umwami Dawidi, bamuhobeye, baramuhobera, baramubwira amahoro, bamushikaniye. Dore ibirori, dore ibirori. Dore ibirori, dore ibirori. Umwami Dawidi araje, araje, araje Yesu, araje kwima ingoma. Araje, araje, araje Yesu, araje kwima ingoma. Umwami Dawidi yimye ingoma. Yimye ingoma. Harimo abari bararoze igihugu bazi ko bitazakunda, bari barakigambaniye, abagishikaniye kiranka kakira igihugu, kiranka kozwe n'isoni. Abantu bari barashinze inkota ngo ntawe uyirenga, inkota iravunaguritse. Debo shezere debo zomene ya zopaye. Haleluya, haleluya. Habayeho impinduka. Umwami aratanze kubw'imbaraga za Yesu. Ejo ubutumwa buherukaho samedi naravuga ngo ntawe uzatabara Burundi. Ntawe, ko kw'Imana yabashyize kurya muzi kuro yafashe Babuloni ngo basinze bandi bari kurongora. Urumva message nabanshije, hari igihe njya mu mwuka cyane nyine yenda sinyigusoreze neza, nakubwiraga ngo Imana yavumuye igihugu. Ni uriya munyu uvuga kuvumura, kuvumura kugira ngo Dawidi ahonyore. Rero harimo abantu bemera babonye, harimo n'abantu bemera batabonye, harimo n'ababizi n'ababyumva. Ibi rero nta muntu n'umwe wo kurokora no gukiza, ahubwo kurya yahiritse ubwami bwa Babuloni. Itiro rigiye gufata indongozi, bamwe n'ipfu. Mutumva nabiretse, ntabwo nirengagije ko Imana yambwiye ngo dore abayobozi bagiye gupfa. Ntabwo ari uko nabyibagiwe cyane nabiretse, ahubwo ibyo irijasi ponctuel birihutirwa express, ucaho nyine agiye guca. Ariko uje kwima ingoma nawe aje kwima ingoma mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Haleluya. Rero 99 niyazimiye bayitwaye ku bitugu. N'umurundi mwavugaga ngo uriya n'umworo. Ubundi iki gihugu mwe ntago mukizi. Imana izakudodeshe ikwereka Burundi ubwo aribwo. Naba bagisenya ntibakizi, naba bagikorera nabi ntibakizi. Nukuri urebye umugambi, intego, umurongo Imana ifitiye igihugu, nje nakiyiriza ubusa. Imana izaguhe kuba kuri iyi ngoma. Ntuzabirebesha amaso gusa, ahubwo uzahabe, urebe paradiso, urebe ingoma sha, urebe ubuyobozi abantu bazajya bareberaho. Suwisi ekada, Amerika wapi, Burundi. Yenda hatagira abantu bangirira ishyari. Nabonye abantu hari igihe uhanura nyine umuntu agahita aza ngo ibyo kutabivuze iwanyu, ngo ibyo kutabibwiye abiwanyu, ngo twebwe uratwanga. Harimo abantu bahita ngo ndi umurundi, nkababona mungwanya. Abanyarwanda bene wacu bakwangwanya ngo sinkwiye guhanurira abarundi byiza. None hagiye umuhanuzi arigenga, ariyobora, yishyirako nta muntu nanga, nta n'ufitanye inzigo nawe, ahubwo ubu tuvugana marayika uje kwimika no kwimura. We bibangamiye ko bakwimuye, sorry, nuhambona uzavuga uti ni Marite. Wowe rero ugiye kwimikwa, nabwo singiye kukwimitse, ni data. Nukora ibihabanye Imana izagukimbiza, nukora ibitunganye Uwiteka aziyubahisha. Mwambie wanadamu dunia inapita, wambie watu wote wamugeukie Mwokozi. Aha tuvugana na Neva ntabyo azi, ni surprise bamugiriye. Neva hari abadayimoni bari kumushukashuka nka kurya. Bibiliya ngo nuko Sawuli
Uwiteka abwire Eliya ngo bajya inama ngo tuzamushukashuka, tuzamufata gute? ngo Uwiteka abwira Eliya ngo tuzamufata gute? ngo nzihindura umwuka w'ibinyoma mpagarare ku bitugu by'abana b'abahanuzi ngo mushukashuke, ariko nzamutsindayo. Ntabwo neva binabizi, Sebarundi ntabyo azi, kandi ishyano ryaranaguye. Iyo biba biri guhanura umutanzaniya, umuntu w'umutanzaniya, mwari kubyemera. Ariko ahantu Imana yabakubitiyemo akapowe nuko byahanuye umunyarwanda, kandi hagati y'u Rwanda n'u Burundi imipaka ifunze, mupfi bya kudeta, abanzi b'u Rwanda i Burundi, abanzi b'u Burundi Rwanda. Ibyo rero byateye abantu kutizera, kuko ubwo mvuka mubabaje. Icyatumye Yesu batamwizera nuko kwa Yosefu na Mariya mubabaje, si mu batambyi. Hari ahantu rero Imana yari kubakurira umuhanuzi mukamwemera. Uyu munsi rero ndatangaza Kanani, birenge bya Neva bisohotse kwa Ntare Rushashi, amaboko ya Neva arekuye ubutegetsi. Mbivuze hano, tangazamakuru rihurure, ibintu byose bijye mu rutonde. Kontente mazemo iminsi niyo Yesu yampaye, abisi bagira kontente nyine, nanjye nagize kontente yo kwimika no kwimura. Nitwa General Prophete Martin. Shimiye abantu bose bakunda Imbabazi TV gatatu, bakanze subscribe, like na comment, ibitekerezo byiza n'abapenda. Imana ibahe kuragwa Kanani. Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'abakijijwe, Yerusalemu tuzayigendagenda. Hano rero hari ibintu isi yubatse mu Burundi, n'umubiri urabyubaka, ariko bihagaze nabi mu vezari. Hari ibintu abantu bashyigikiye bitari byo. Iki gihugu rero muzakimenya imbere, ntabwo buno mukizi, cyakora muracyumva. Bamwe bazi ko ari u Burundi busanzwe, bandi bazi ko ari abarundi basanzwe. Abarundi bazamugurura ibimuga, bahumura impumyi, bahagurutse ibirema bigende. Yenda muzajya mubatuka ko bagikuzimu ari serebaburi bakoresha, ariko oya, iri banga abarizi bararizi. Rero umuntu wa nyuma uyoboye u Burundi kandi ndetse anashoje nabi ni Evariste Ndayishimiye. Uyu rero kweguzwa no kubogozwa iby'Imana imukoreye, nawe ntabwo abizi, aracyari mu mandazi. Hajya bavuga ngo ni mu mandazi, ari mu itiro. Ariko hari umuntu umubyukije mu buriri usohoka utambaye. Hari umuntu umeze nk'umwe bohereye mu ishyamba kurisha. Amaraso y'Abarundi arahuma, amaraso y'Abarundi arahuma. Abayamenye mwese, abayasesa mwese, muri n'ikibazo vrema, muri n'ikibazo, muri n'ingorane. Ko nta n'uwapfa kubasengera ngo bikunde. Amaraso singahaho. Hari telefone igiye kuva muri Tanzania, igiye guhamagara i Burundi. Ako ni nk'akanyuma nabonye gacamo, guhamagara mu Burundi. Donc ikiyago hagati na guverinoma ya Tanzania n'u Burundi kigiye kubaho, kandi icyo mpamya ko ntaho muriye nabyo. Mpamya ko hagiye kuba inkuru mbi mu matwi y'Abarundi igihugu cyose, kubwo ibigiye gushika Imana yavuze. Hagiye kubaho ko amanywa ahinduka ijoro, kandi ijoro rikaba umwijima w'icuraburindi, kandi bishingiye mu murongo Imana w'ibyo yavuze. Hagiye kubaho ko abantu bihakana abandi bakabura ayo bacira n'ayo bamera ku mvo zo kutubaha no kutumvira Imana Data. Hagiye kubaho icyo nakita isekeza mu ndongozi, ndetse niyo mwari mwabona amapfizi y'intama atimburana.
hagiye kubaho guseka kudasanzwe kandi bamwe imitwe ihise imeneka. Ngo ndiho yantumye ngo mbwira bumvira n'abatumvira bazibonanira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira nawe abatumvira bazibonanira. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwaye mu neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihaniriwe n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe Burundi, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Hano hari abantu bamaze igihe barigize ibimana, ibigirwamana, ariko indwi idasanzwe irabaziye, umugoroba udasanzwe urabaziye, ijoro ridasanzwe rirabaziye. Habayeho gusenyuka ngo Yerusalemu yarasenyutse. Habayeho gusenyuka ku buryo umuntu wese avuga ngo hewe Imana irasenya basi, Imana irasenya basi. Nta telefone irarengana, ishyano rigiye kugwa ntabwo telefone irabipasa. Ibintu byose bigiye kubanza bibe ambutiyaje, bibe akavuyo, bibe akajagari. Ndakumenyesha ko ibyo mwitaga amahoro, abandi ibyo bitaga ngo ubuzima, abandi ibyo bavugaga ngo ni imyaka 500, bihindutse akanya nk'isasi. Umugambi waranogejwe, imyiteguro yaraheze, ibintu bisigaye nibyo mugiye kurebesha amaso yanyu. Ubyizere uko kandi ubyumva uko kandi ubyemera uko, sinjye ubikora, ariko Uwiteka ntabwo antuma mu nzagihe no mu mpitagihe, ahubwo antuma mu gihe. Ntabwo ndi kwifotoza, sindi kwiyabonesha kugira ngo unyemere cyangwa unkunde. Perezida w'u Burundi n'ikipe ye cyangwa se n'abo bakorana bose bahawe umutuku, basohowe mu kibuga kandi basohowe nabi. Rero nta yindi minota y'inyongera, oya, igice cya nyuma n'inyongera n'amapenalite biraheze, ahubwo ibyago n'umuvumo bibasohoyeho kubwo kutumva. Dushimira Data wa twese uri mu ijuru, watwihishuriye akatwiyereka, kandi abitangura impore abisoza impore, hama ubu muragwa muri Kanani. Mwuka wera ni amaboko, ni amaboko kandi ahambaye. Aya maboko yacu ni magufi, turi muri Pentekoste. Aya maboko yacu ni magufi, ariko umwuka wera ni amaboko agenda akagera ikuzimu. Urumva ni ukuboko kurekure kugasunika ibintu shitani yapanze. Mwuka wera ni ukuboko gukora mu ijuru. Imana igira amaboko maremare. Dawidi yaravuze ngo uburebure bwawe Mana nta wabuheza, ntibugira itangiriro ntibugira n'iherezo, ngo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye. Mwuka wera ni amaso arebera hose icyarimwe. Hari agakoko, ntabwo mwuka wera mugereranya n'agakoko, hari agakoko kitwa uruvu, icyumvu cyangwa akanyaruvu, biterwa n'izina mukita mwebwe aho muherereye. Kandi kagenda kagira ahantu kagasa naho kageze, kagira ijisho, iyo gakeneye kureba inyuma kareba inyuma cyangwa mu mpande zose karareba. Mwuka wera ni amaso areba mu byerekezo byose icyarimwe kuruta izuba, kuko izuba rimurika kuri uyu musozi ariko n'inyuma bikagorana. Izuba riramurika ariko munsi
y'igiti hakaza igitutu cyangwa igicucu bikagorana, ariko umwuka w'Imana arareba, ntabwo yerekwa, arareba hose. Ubwo mwuka wera, turabona umwuka wera nk'amaso, tumubone nk'amaboko. Aya maso ya mwuka wera niyo areba mu ijuru tukamenya gahunda, yareba n'ikuzimu tukamenya gahunda, yareba no muri Amerika nkahita amenya ibya tarapa. Nk'ubu ibya tarapa bigiye kurangira nabi, ni amaso ya mwemwe nabi, ariko nabi nabi koko, n'urupfu rumuri inyuma, ntagira ibyo sitaraho. Mwuka wera ni amatwi meza cyane, ni amatwi yumva 100%. Hari igihe wowe usubirishamo, hari igihe wowe ubaza, ariko mwuka wera atega amatwi y'umutima wawe utaravuga ngo ijwi risohoke nk'iri. Umwuka w'Imana akamenya ibiri kuvugirwa mu mutima. Niyo mpamvu Filipo na Natanayeli, Filipo Kristo yababwiye ngo muri munsi y'igiti imigambi yanyu yariye, abahaga kisa. Mwuka wera ni amatwi yumva mu ijuru akumva n'ikuzimu no mu isi. N'ibyo uvuga uri mu cyumba cyawe gifunze cyangwa se n'ahari sound proof, naho muvuga ngo bacurire ibitwaro bya kirimbuzi, mwuka wera afite amatwi yumva ibiberayo. Ni amatwi meza cyane. Hama ntabwo yumva nk'uko wumva we, hari ibyo wumva ukabiburira igisubizo, ariko uyu ntabwo yumvira ubusa, ahubwo iyo yumvise ashaka igisubizo cyangwa se umwanzuro, kandi akabikora neza neza cyane rwose, abikora neza. Mwuka wera ni ibirenge, ariko agira umuvuduko uruta uw'indege, ariko agira umuvuduko uruta uw'ijwi, ariko agira umuvuduko uruta uw'ibisasu. Mwuka wera iyo avuye aha ngaha ndi gusengera umuntu arirukanka akagera muri Amerika, ngira n'uwaba yagiye gutega indege n'itike kurya, iri jwi ukimara kuryumva mwuka wera aba yagezeyo kare. Mwuka wera ashobora kuzenguruka ku mugabane wose mu gihe cy'amasegonda cyangwa amatsiyerisi. Ni ukuvuga afite amaguru aranyaruka kuruta ikintu cyose mu isi cyaba kiruka. Ni umufasha ufite ubushobozi, ubizi, ubishoboye, uhambaye. Ni mwuka wera ndi kuvuga. None turi kwinjira muri Pentecoste, harimo abantu batamwemera, abatamukunda, abatamushaka, abatamwizera, abatagendana nawe, ariko abamumenye, abayobogwa nawe. Ngewe uzi ibyo yagiye ambwira ati mwana wanjye hagiye kubibi, ngewe uzi ibyo antuma akarangiza akabikora. Uyu mugore tuzabana nyine nkiri mu isi, ni umufasha nzaha icyubahiro. Uyu ni umufasha, papa twatandukana, mama twatandukana, abana twatandukana, nawe twatandukana, aho kugira ngo ntandukane n'uyu mufasha, umupfasoni w'iwanjye. Imana iturebera aho, mufasha turebera aho tutareba. Uyu mufasha ubwo byose ibyari inyungu, ibyari indamo, nabihinduye uruhombo kubwo kuronka mwuka wera. Uyu rero nuwemeza, yaranyemeje jewe rwose abisi by'icyaha, nemeye ko ndi umunyabyaha, ari bunyemeje. Ubundi mbere nta cyaha nagiraga, sindoga, sisambana, sinywa inzoga, ntabwo niyenza, rerere, none urambaza iki? Ariko ndi umunyabyaha wihanye, ndababarirwa. Rero uyu mufasha, urugendo rwawe rumeze, kuba utamufite bimeze nk'icyuma kitagira amavuta, cyangwa imodoka itarimwe amavuta, ntigire n'amazi, cyangwa se igikoresho icyo ari cyo cyose cyagenewe guhabwa amavuta akaba ntayo. Apana bira bavuga ngo umubiri ngo utisize amavuta, oya, umubiri wishakamo amavuta.
kuko mu nda barimo. Iyo inyuma umubiri uyabuze usohora y'imbere. Mwuka wera umuntu utamugira ni impumyi igwa mu cyobo n'abiyoboye bakagwamo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba mu rugo rwawe cyangwa se iwanyu nta mwuka wera uyoboye umukuru w'umuryango, atayobowe na mwemu yera n'imbaraga y'Imana cyangwa roho mutagatifu, egare ko ubwo ari abatwaye n'ibyo atwaye byose hehe mu nyanja, muri Tanganyika cyangwa mu kiyaga, kandi nta yindi shuha. Ni ukuvuga rero uyu mwuka nabo wibaze, Yesu utaravuze ngo mbahaye amafaranga, mbahaye abagore beza, mbahaye abagabo beza cyangwa abana beza, mbahaye isi irimo amazi mutaruhira kujya kuyarondera. Donc kubera iki mwisi ariyo gifuti, kandi gifuti uyiha ukunda. Murebe urukundo ngo kubw'urukundo nakunze abari mwisi byatumye ntanga Kristo. Uwa kabiri watanzwe cyangwa indi mpano ya kabiri yatanzwe ni mwemu yera, ibindi muzabihabwa. Nawe reba mu butunzi ukeneye, mwuka wera ushaka gusanga atanaje mu bintu bitanu ukeneye, wasanga atanarimo, cyangwa mu bintu bibiri cyangwa bitatu atanarimo. Ariko impamvu atarimo ni uko utamuzi, impamvu atazamo ni uko utamumenye. Ariko ubundi mwifuza impano zose. Impano ziratandukanye, hari impano zisanzwe n'abantu muri siyanse bagira, ingabire, impano, ibintu nk'ibyo. Ngo ariko impano ya mwemu yera iruta izindi zose kuba ingenzi. Ariko ibaze nawe kuvugana n'Imana, ibaze kugendana n'Imana uyibona nayo ikubona. Ubwo se nimumbwire ikindi kintu mu isi gihari cyiza kiruta Imana na Yesu. Kandi wavuganye n'Imana ufite ubushobozi bwo kuvugana, ahubwo abandi bifuza ko muvugana. Niyo mpamvu uzabona hano mu butumwa dutambutsa umuntu wese abavuga ngo Imbabazi TV gatatu ngewe aho tuzahorera nzamuhobera, nzamugumbira. Uretse ko hari n'abandi nyine bavuga bati duhuye namwica. Oya, nta muntu wica Imana. Twe ntitwicwa n'abantu, twicwa n'Imana. Imana yamagaye Musa ngo yizire. Rero ndaguhumurije, ntabwo uzanyica rwose. Cyakora Yesu afite igara azanzanira, kandi twe ntidupfa urw'abapagani, dupfa dusinziriye urw'abakristo. Haleluya. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Kw'irembo, kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo, kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ntihazabura intambara, ntaho amahoro azahora, keretse Yesu atembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo, kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze n'isi yagize shya, tuzahaba dusugire,
twakwakuye gupfa tutakibabara. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Umwami Yesu ahabwa icubahiro. Turakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Munyanazareti. Shalom shalom. No kuvuga ngo ikiri ngombwa, ikiri rijase, ikihutirwa kandi igishoboka, Imana iduhana umugisha. Turi muri Pentecoste, kuri 24 ni Pentecoste, ubwo ni kuwa Mungu uza. Navuga ngo uyu munsi turayaga ibijyanye n'impwemu mu bya Pentecoste cyangwa se Mwuka Wera, kuko Pentecoste bishushanya nyine Roho Mutagatifu cyangwa imbaraga y'Imana, cyangwa bishushanya Mwemu Yera cyangwa Mwuka Wera. Kimwe muri ibyo uko ubizi nuko ubigomba. Ubu tuvugana abakristo bose, hafi ya bose, basa naho kuyoborwa n'umwuka, gutwarwa na Mwuka Wera, kumvira Mwuka Wera, siyanse yadominye Mwuka Wera, n'umubiri uradomina, n'isi iradomina. Ni ukuvuga hari ibigaragara n'ibiboneka ari iby'isi n'umubiri na siyanse, ariko ab'impwemu bariho, abajya mu ijuru bariho, bya 7,000 bitapfukamiye bayari birahari. Ibyo bintu byose n'ubundi biri mu rutonde rw'Imana. Mwuka Wera ni iki? Nicyo tugiye kuyaga. Umwuka w'Imana wamubwirwa n'iki? Asati, agenda ati, akora ati, ni muntu ki? Bamwe baravuga ngo Umwuka Wera ngo ni nk'ikintu, ngo yamanukiye, ngo namwumvise. Mwuka Wera ni amaboko n'intoki, ni umufasha wo kugufasha, ni umufasha watanzwe n'Imana Data. Urabona umuntu agira amaboko. Amaboko ajejwe iki? Kugufasha. Uwishima akoresha amaboko. Ikintu cyose ugiye gukora ukoresha amaboko. Ni ukuvuga umuntu udafite Mwemu Yera nta mufasha afite. Iyo bavuze umufasha, ni umuntu ugufasha nyine, kandi agufasha ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, kuko abafasha hari ibintu bakora byinshi. Pentecoste ejo tuzayibandanya, tuzayikomeza. Nkwifurije mbere na mbere kugira inzara n'inyota no kwifuza gucukumbura no kumenya ibya Mwemu Yera. Nagushimiye Data, uri Alpha, uri Omega. Ni wowe watangiye igikorwa ukabona gisobetse. Umwigisha n'umwigishwa tugwabanire twuzurizwa imbere yawe. Turinde Satani muhozi usahura ijambo, turinde kiroso, uduhe kunguka no guhigwa no kuroranyirizwa, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Merci beaucoup. Ndabashimiye. Shalom shalom.